numvisha Imana imbwira ngo igiye gukora iherezo batakarijwe icyizere, kandi numvisha Imana imbwira ngo ibyari byarasenyutse irabyubatse. Ijambo rya kabiri, hari ibindi bintu iremye bitari bihari. Uzi guhura n'umugabo yivugisha mu nzira abara ibidahari, ura ntago abari gusharirirwa. Ubu ntureba hari abantu batuje barahangaha, ari kubona amasaha agenda afata, ariko amasaha ari kubera aribuka ahantu ari buze gutaha, akumva yakwigumira mu rusengero. Genda ugira gute? Mwumvisha hari asiranza muzigiye, hari ay'igikoma muzigiye, hari pamperisa muzigiye, asize iki? Ijambo rivuga ngo genda ubeho. Muri baho y'Imana harimo pamperisi, harimo mituwere, harimo muri bake ijambo Imana ivuze rikubiyemo bya ikibazo. Mwe mwakwicara, baririmbye ntacyo bakaba bagumye hano umwanya mutoya. Reka dushimire Imana ko tugize umugisha wo kongera kuba imbere y'Imana. Mu by'ukuri ni ikintu kidasanzwe abantu benshi batajya baha agaciro, ariko kuba twebwe Imana yadushoboje kuba hano ni iby'agaciro kenshi, kandi nta muntu wabaye imbere y'Imana ngo have nk'uko yaje ameze. Umuntu wese wabaye imbere y'Imana, nubwo uyu mwanya atabonye impinduka, ariko uyu munsi cyangwa ejo haboneka impinduka z'uko yabaye imbere y'Imana. Kandi turashimira Imana ko itameze nk'abantu. Aho narindi mu iteraniro iwacu, umuntu yashimye Imana, mbihuza n'undi washimye Imana ku cyumweru aho nari nagiye kwigisha. Cyumweru navuye iwacu mu materaniro ya mbere, niyo twari twaririmbyemo, njya kwigisha ahantu mu Gasyata. Haza umudamu umwe aje gushima Imana ku bw'iby'Imana yamukoreye, kuko ushumbye urwo rusengero ari we bishopu, baziranye mu bihe bigoye. Ashima Imana, yavuze iby'Imana ikoze, avuga ko ibikoze mu gihe kitarenze amezi 6. Mbere y'amezi 6 cyangwa mbere y'ibyo ngibyo yavugaga, uwo mu bishop waho ngo yamutwaye ahantu mu modoka, ngo bagiye gushaka inzu, ngo niba ari ahantu hitwa Bumbogo, niba nibuka neza. Noneho baragenda, ageze ngo bamwereka inzu y'ibihumbi 80. Noneho ababwira ko adafite ubushobozi bwo kuba yakwishyura inzu y'ibihumbi 80, nibura 50 cyangwa 60. Sinzi impamvu numvishe ngomba guhera kuri ibi mbere y'uko ninjira mu butumwa. Numva Imana yanshyize ku mutima tukaza no gusengera ibyo Imana yatubwiye gusengera, agakomeza n'izindi gahunda. Birashoboka ko ari ukugira ngo nawe uremwemo icyizere hirya y'ibigiye kuvugwa n'ibindi wari ufite, uze kwizera ko iyo abivuze ifite imbaraga zo kubisohoza. Ashaka inzingana n'ubushobozi bwe aca icyo gihe, ariko ikintu cyantangaje, haciye amezi 6, ariko yari yaje gushima Imana ko ubu afite inzu 5. Agenda muri lava 4 nouveau model. Ndabizi ugiye kujya mu mibare, wibuka amezi 6 uhita utekereza ngo buriya yakoze ibiki, ngo yavuye he. Ibyo ntubijye mutaza kwiteza ikibazo mu bitekerezo. Ndabizi imibare y'abantu ni myinshi. Efeso haravuze ngo Imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Burya biragoye ko umuntu yatera imbere mu gihe kingana gutyo, ariko biroroshye ko Imana yateza umuntu imbere mu gihe kingana. Ntabwo nzi ikintu wakora mu mezi 6 cyaba kiguhaye inzu 5 n'imodoka lava 4. Ntabwo nzi, birashoboka yenda hari kubera ko nta zimbizi. Icyo ni kimwe.
ngo yajyaga asenga ngo Imana ikamubwira ko izamugirira neza ngo akumva n'amarangamutima y'abahanuzi. Hari ibintu nyine tuvuga wakwibuka situwasiyo urimo ukumva ni morale turi kuguha, ariko morale nduyiguha sinayiguhera hano ku ruhimbi, nayiguhera hanze y'uruhimbi. Abandi akira morale komera, ntabwo rero twaza gutangira morale ahangaha. Ari abaha morale twazibahera hanze, tuze gutangira morale mu rusengero se. Morale ntabwo mu rusengero batangiramo morale. Mu rusengero havugirwa icyo Imana ivuze, mu rusengero habamo amagambo y'ibyiringiro, kandi nyiri gutanga ibyiringiro aherekeza ibyiringiro yatanze agakora cyari gihagaritse umutima. Ndi mu iteraniro, mama mwaza gushima Imana, yasabye gushima Imana, igihe cyo gushima Imana kitaragera aratubwira ati mureke nshimire Imana igihindura amateka. Ngo bavutse ari abana 9 kubera amateka y'ubuzima yabanje kunyuramo bw'ubupagani, ngo yari igicibwa. Yabivuze arabyivugira bati ngiye nari indaya, ati ntacyo nakoze, nanywaga inzoga, ati ntacyo, ku buryo ngewe nyine nari igicibwa mu muryango, babonaga bararumbije, kandi koko ibyo bavugaga byari ukuri. Ati ariko nkaba nkunda muri Canada, ati noneho papa rimwe akatwicaza akatubwira ati ariko ubu ngiye kuzapfa nta mwana wanjye uba i Burayi, koko nta mwana wanjye uba hanze. Basi ngo ngenda mvuga ati nanjye mfite umwana uba i Burayi. Agira umugisha, amenya Yesu, amenya Imana, arakizwa. Imana imwubakira urugo, imuha umugabo, imuha n'umwana. Yaraje gushima Imana anasezera, mu kanya aragenda n'indege ya nimugoroba agiye muri Canada. Umwe witwaga igicibwa ariko wamenye Yesu. Ibasha gukora ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Umuntu wibeshe ivuze bikaba, ntacyo yavuze ngo gihe. nahise nibaza niba umuntu wari indaya wanywaga inzoga imutabaye, ngewe utazi no muri buwate uko hasa, izabona gute kuntabara? Uretse kubibona muri filime no kuri televiziyo reka numva gusa ngo habaye amatara, ngo umuntu ajya yashaje ngo agahinduka mutoya, niko numva bavuga. Ariko icyo mbivugiye ni kimwe, nitareba nk'abantu. Ese ni wari ukwiye kugenda? Ubu nawe muri make, ubu nawe yamaze gufata izina ry'abake, aba diaspora asike. Eza yaramamagaye Ibwira ko nzagerayo, ineza ye yarampamagaye. Ibwira ko nzagerayo. Hano harimo abantu bavuganye n'Imana, se ibaha amasezerano. Cyambere ntabwigibesha, cyakabiri imbabazi, cyagatatu ijambo rivugira ubwayo, rikurikirana imyaka 1000. tuzamura amaboko dushimira Imana yavuganye natwe. Mwami wanjye Yesu, uri ngari yigira ungoshi imbere n'inyuma, sinyikangwa na Satani. Ungoshi imbere n'inyuma, sinyikangwa na Satani. Ungoshi imbere n'inyuma, sinyikangwa na Satani. Ungoshi imbere n'inyuma, sinyikangwa
mbere uwo muntu ikiganza umubwire ngo hari ibintu Imana igiye gukora batabigizemo uruhare. Haleluya. Ongera umubwire ngo hari ibintu Imana igiye gukora nta ruhare rwabo rurimo, ari uruhare rw'Imana gusa. Mumafurane munsi y'izuba ineza Umukunzi wanjye akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya umukunzi wanjye. amena. Reka mbabwire nta bantu bakomeye benshi nzi, nta bantu benshi bakomeye tuziranye, ntabo pe. Nta bantu bakomeye benshi tuziranye, dore ko yewe nta nubwo yewe uwondi we nabo tumenyana baje kwishyuza ibishingwe, baje kwakayo umutekano, bakaba baramenye. Ni byiza twese dushaka ko Imana ituzamura ikadushyira ahakomeye, ikatugira abo yagambiriye ko tuzaba, ariko nasanze ibyo bijya bigera ibihe bikarangira. Hari igihe umuntu yirata ko aziranye na gitifu, ugasanga yaciye igihugu umugongo, ati ntiwamvugaho gitifu turaziranye, kandi koko bigatuma tumwitwararika kubera ko aziranye na gitifu, ariko akirengagiza ko gitifu afite manda, kandi uzazaho birashoboka ko batazabaziranye. Ariko iyo tuziranye ntiyashyizweho n'amatora. Haleluya. Nzamamaza intsinzi Nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazamumukaho. Yesu ari mu ntambara, ntajya ananirwa, arakomeye. tuzamura amaboko duha Imana icyubahiro. Gukomera n'imbaraga ni ibya Yesu, cyubahiro no kunesha tangiriro n'iherezo ni Uwiteka. Twongera tuvuge ngo gukomera n'imbaraga ni ibya Yesu, gukomera n'imbaraga ni ibya Yesu, cyubahiro no kunesha tangiriro n'iherezo ni Uwiteka. Arakomeye. Tuvuge ngo igiteye ubwoba cya nijoro, igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagira ubwoba, yarafashe ntazabindura ibirimi by'umuriro, umugenda atwika arasenga izina rya Yesu. Arakomeye. Haleluya. Reka saba abaririmbyi bajye kwicara, ababasha kwicarana mikoro bazicarane, nta kibazo. Reka tubakomere amashyi tubashimire mu izina rya Yesu. Dufate Bibiliya mbabwire amagambo y'Imana tugiye gusengeramo. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 19.
zaremwe byose bigushime tuzamuye tuzamuye amaboko yacu amaboko cyubahiro cyubahiro n'amashimwe n'ibyawe tuzamuye amajwi yacu twerekeje imitima yacu mu nzira zigana isiyoni tuzana iminyago turayituzaniye tuzana iminyago turayituzaniye. abami ba kabiri cyangwa igitabo cya kabiri cy'abami ibice 19 umurongo wa 19 turajya dusimbuka imirongo imwe n'imwe. Igitabo cya kabiri cy'abami ibice 19 umurongo wa 19 ndetse n'uwa 20 ndahita mbabwira indi mirongo dusoma. Aravuga ngo nuko none Uwiteka Mana yacu ndakwinginze udukize amaboko ye kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Imana. Igitabo cya kabiri cy'abami ibice 19 umurongo wa 19. Nuko none Uwiteka Mana yacu ndakwinginze udukize amaboko ye kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Imana. Hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera kuri Senikerebu umwami wa Ashuri irabikwemereye. Dusimbuke dusome 29 muri icyo gice nyine. Nuko rero noneho Hezekiya iki nicyo kizakubera ikimenyetso muri uyu mwaka muzarya ibyimeza ubwabyo, mu mwaka wa kabiri muzarya imicwira yabyo, mu wa gatatu muzabiba musarure kandi muzatera inzabibu murya imbuto zazo. Dusoma uwa 30 uravuga ngo kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu bazongera gushora imizi hasi kandi hejuru bazera imbuto. Dusimbuke dusome 32 na 33. Nicyo cyatumye Uwiteka avuga iby'umwami wa Ashuri ngo ntabwo azagera kuri uyu murwa kandi ntazaharasa umwambi we haba no kuhiyerekanira n'ingabo ye kandi ntazaharunda ikirundo cyo kuririraho. 3 haravuga ngo inzira yamuzanye niyizamusubizayo ntabwo azagera kuri uyu murwa ni ko Uwiteka avuze. Dusoreze 35. Haravuga ngo mu ijoro ry'uwo munsi marayika w'Uwiteka arasohoka atera urugero rw'Abashuri yica ingabo zabo 1,000 n'inzovu 8 n'ibihumbi 5. Abantu babyutse kare mu gitondo basanga ingabo zose ari imirambo. Noneho dusoreza aho mu bami ba kabiri ibice 2 umurongo wa 20 tugeze ku murongo duhere ku murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 22. Aho nyine mu bami ba kabiri ibice 2 umurongo wa 19 haravuga ngo bukeye abanyamudugudu babwire Elisa ati dore uyu mudugudu buryo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati nimunzanire imperezo nshya mushyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira, arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu. Aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze. Nimwakire neza ijambo ry'Imana.
ndagira ngo tuze gusengera mu ijambo rijyanye n'igikorwa turi buze gukora mu kanya, ijambo ry'ubuhanuzi. Ndebere mugenzi wawe umubwire ngo uyu munsi wa none ubuzima bwashariraga bugiye kuryoha. Kandi reka mbabwire hari ikintu kintangaza, ntabwo mbizi niba hano hari abantu bigeze bajya mu bapfumu. Njye sinigeze njyayo, kandi niba waranagiyeyo warakijijwe. Ariko iyo umuntu agiye mu bapfumu bakamubwira bya bindi, ataha yizeye ko ibyo bamubwiye ari byo. None se mwemera ko abarozi babaho nubwo atari bo tuje kwamamaza? Kandi ibyo baroga birakora. None se buriya baravuze ngo nihica ikindi ngo hica umutongero. Buriya ngo aramutse ateze ibintu ntagire amagambo bivuga ngo ntacyo byagutwara. Burya ngo ikica ni ya magambo yabitongereye. Twese turi abakristo n'abatari abakristo muzababo, nta kintu bitwaye. Ariko ko tujya kwiga buro mushumba, ngewe ntago ndabihererwa ubushobozi. Ariko iyo tugiye kwiga buro ntabwo ari ji muba mwaguze, si umugati w'ahantu mugenda mugakoresha. Bihindurwa n'umubiri n'iki? Ni rya jambo ry'uwabisigiwe. Wowe ubwawe ntago wabisengera ngo bikunde. Ariko tekereza abantu bahindura umugabo n'umugore, bakavuga ngo turagusezeranyije, turabyemeje, bikajya mu mategeko, mwajya gutandukana mukajya gushaka umwavoka. Tekereza akanwa gahuza abantu bagahura, aho uzabikore nawe. Urumva ubutware bafite bubemeranya gusezeranya umuntu, akavuga ngo ubaye umugore we, ubaye umugabo we, bikemezwa. Kugira ngo mutandukane, mwiyambaza inzego za leta, mukajya mu mategeko, mugashaka abavoka, mukabishyura. Uzi icyo muba murwana nacyo? Muba murwana n'umutongera babisigiwe babatongereye. Muze kumva uburemere bw'ijambo ry'Imana. Uwo muzasabira umugisha azawuhabwa. Reka nifashe n'urugero. Aburahamu sekuruza w'abizera, Imana yaramubwiye ngo uzagusabira umugisha nzamuha umugisha, uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha. Wese ngugize umuhesha w'umugisha, ahubwo nguhinduye umugisha. Kuvuga ibindi kugira ngo ibyo ngiye kuvuga reka nkubwize ukuri. Kubyizera ni inyungu zawe, kubyizera n'umugisha wawe. Kuki Yesu yasanga muri abantu urashaka gukira, nese bona gatarwaye? Kuki yamoza ngo kandi abona ko arwaye? Ndabishaka genda bikubere nk'uko ugeze te. Kuki atabukiza gatamubwiye gutyo? Urashaka umugabo genda bikubere nk'uko ubyize. Reka ukimwe kwizera. Nigeze mura n'umukobwa ndamubwira Imana irambwiye ngo uzagiye mu mujyi ugenda ujye kwigera ikanzu. Ati nta na fiance mfite. Nariko byuko mfite fiance ntabwo bindeba. Nge Imana irambwiye ngo uzagiye mu mujyi ujye kwigera ikanzu. Ati kubera ko bivuzwe n'umuhanuzi reka nzagiye. Kandi ntuzagende wenyine, uzashake n'abafiye nka babiri. Erega aragiye ajya mu mujyi ajya kwigera ikanzu. Ari kwigera ikanzu haba haje umutipe biganye segonderi bari baraburanye. Ati runaka kwabuza, ati ndaho ko waje hano? Ati naje kwigera ikanzu mfite ubukwe. Ati hoya. Ati nuko nagukundaga? Ati nyine. Ati hoya. Ufite ubukwe? Yego mfite ubukwe. Ryari? Se ntago ndamenya ukwezi nita, ariko hari ubukwe. Ati tuzahure tubiganireho. Saho iraga byarangiye ari uwo nguwo babanye. None iyo atajya kwigera ikanzu, kumbi Imana irabizi ko nazajya kwigera ikanzu azahahurira n'umugabo. Kwizera kurarema ibitariho bikabaho. Umushumba kugusenya
maze bene dareka vuga ikintu kimwe, ni nko gukubita amazi ku rutare akagaruka yakabaye. Yakobo muramuzi, Yakobo muramuzi, muri Bibiliya muramuzi. Ahabwa umugisha bawumuhaye gute? Bamuhaye amafaranga, bamuhereje isambu, bamuhaye diporome, batuye iki? N'amagambo se yavuze arangwa ngo hatuyeho umugisha, uzahinga weze amwatureho umugisha. Yesawu aje asanga umugisha wose se yawutanze, ati papa mesha umugisha, ati barawutwaye. Bagize gute? Si amagambo yatuye. Yakobo yarawuhawe cyangwa ntago yarawuhawe? Aya magambo twatura ajya arema ibitariho bikabaho bitewe n'uwayakiriye. Ijambo rye ntabwo nagarumo numvise ivuze irabikora horema niryoze. Ijambo ry'Imana yashizwe juriteka n'Imana ndakwera kwayo horema niryoze. Ijambo ry'Imana ese basi mbere yuko uyu munsi ruturemera hari abantu bigeze baryiza rirabaremera hano barimo, kandi uko yahoze kera n'uyu munsi niko ryani nahora. Uyu munsi rikuremera ikidasanzwe mu izina rya Yesu. Kuri iyi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 2020 Imana ikuremera ikidasanzwe, ijambo rye rikuremera ubuzima. Isi yari iriho idafite ishusho, ari umwijima gusa, umwuka wera agenda hejuru, ngo Imana iravuga ngo ntihabeho habaho. Uyu munsi ijambo ry'Imana rigira ibyo ribeshaho ku buzima bwawe, kubw'umuryango wawe, aho washatse, ku bana bawe, abaciye kurema ku ijambo. Dutere haleluya. Ibi byose tubona byaremwe n'ijambo, ni twebwe twenyine Imana yakoze, ibindi byose yaravuze habaho. N'uyu munsi vuge habeho mu izina rya Yesu. Yesu aravuze ngo yabihamagaye bigira gute? Uyu munsi Imana ibihamagara bikwitabe, ihamagara akazi kakwitabe, ihamagara amafaranga kwitabe, ihamagara fiyansa kwitabe, ihamagara mubwire ngo ubuzima bwashariraga bugiye kuryohera. Nubwo uri inzobe burasharira, nubwo ufite diporome burasharira, nubwo usohoka mu gipangu cyiza burasharira, nubwo uri muremure burasharira, warashatse ariko burasharira. Mubwire ngo uri mu busharira burasharira. Ariko ijambo Imana yambwira igiye guhindura ibyashariraga ibiryo, ntabwo ari njyewe, ni Imana igiye kubikoresha ijambo ryayo. Kandi ndi umuhamya wo guhamya ko Imana igifata ubuzima bwashariraga ikabuhindura uburyoshye.
twimanye Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi sibanga sibanga yaraturaniye dushire dushire impumuro buri munsi iyo twibutse iyo neza muvuge ko yaciye inzira mu mazi aratura na byose ejo bundi yaraturaniye uzi ko abadayimoni barabizi ko tugejeje mu kwezi kwa 11 batarashaka ko tuhageze. Biriya yavuze ngo Hezekiya nguyu yarahanganye n'umwami wa Ashuri witwa Senikerebu. Unega amatwi duhuze bino bintu dukora icyo Imana yatubwiye gukora. Uyu mwami Senikerebu yasuzukuye Hezekiya agera ku rwego amutuka ibitutsi ntavuze byanditse muri Bibiliya. Nzakugaburira mu bisome biranditse muri Bibiliya zanyu. Ariko hari cyanditswe nasomye muri Ezekiyeli kiravuga ngo dore ngukuyeho amabyi y'abantu. Haleluya. Ngwara aramusuzugura kugeza aho Hezekiya yavuze ngo wankundiye ntuntuke mu rurimi abonyoboye bumva. Nkundira basi unsuzugura ariko ntushyire mu rurimi bumva. Urimo uransuzugura ukanansuzuguza abonyoboye. Aravuga ngo ibyo ntibihagije, uwaguha intwaro ufite abasirikari bo kuzirwanisha yumva ntibihagije ngo yandike urwandiko rutuka Imana ya Isiraheli ngo arwoherereza Hezekiya. Umunsi Hezekiya yarubonye ngo yasanze atari uwo kurwanirira Imana. Yibuka ko ifite amaboko, yibuka ko ifite imbaraga, yibuka ko ari Imana idakeneye izindi ngabo, yibuka ko mu bushobozi bwayo harimo imbaraga zo kwirwanirira. Yibuka uko Zaburi yavuze ngo 93:4 ngo amajwi y'amazi menshi ngo umuraba ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Arabyibuka ngo afata urwandiko yandikiwe ngo ntiyarujyaniwe, ntiyajya gushaka umwavoka, ntiyajya gushaka abamurenge, oya ngo aruzamukana imbere y'Uwiteka, ngo arurambura imbere y'Uwiteka. Umva uko yasenze mbere y'uko ayibwira ibibazo biri mu rwandiko ngo yarabanje ayivuga ukwiri. Aravuga ngo nibyo koko ndabyemera, umwami wa Ashuri yarimbuye amahanga n'imana zabo, yarabikoze. Ariko reka nkubwire impamvu yabishoboye. Nuko izo mana zakozwe mu biti n'amabuye kandi zagakorwa n'intoki z'abantu. Ariko wowe ntabwo umeze nk'izo mana, wowe uri Imana y'abami bose bo mu isi. None nkundira tega ugutwi kwawe wumve, wejeshe amaso yawe urebe ibitutsi batumye gutuka Imana ihoraho. Aravuga ngo dukize amaboko ye kugira ngo abo mu isi bose bamenye ko Uwiteka ari wowe Mana, nta yindi Mana. Ngo amaze gusenga gutyo ngo afata urwandiko aruzamura imbere y'Uwiteka, ngo ararurambura. Aravuga ati ntiwaha abantu gusoma utazi gusoma. Nanjye bandutse gutya narwana bakanyica, ariko narwanya sinza kukurwanira uruhare. Dore nawe ibyo bagututse, dore ngibi urabona uri umuntu w'umugabo wo gutukwa gutya. Dore Imana yigeze ireba ibona Zerubabeli ntabwo acyumva Imana. Iravuga ngo Zerubabeli ntabwo ukinyumva, reka mvugane n'umusozi ukuri imbere. Ireka Zerubabeli ijya kuvugana, iravuga ngo wa musozi we wiyiteke imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli uzahinduka ikibaya.
Imana ireke kuvugana nawe kuko ntukiyumva kubera iminsi utinzemo. Ivugane n'ibintu biguhagaze imbere. Ko mwasomye mushumba, twese uko turi hano amavuta yawe ari hejuru ya yacu. Wigeze ubona Hezekiya asenga Yesaya yari ahari? Umukozi w'Imana, Hezekiya asenga Yesaya yari ahari? Ariko umva uburyo asenze Yesaya adahari, ariko Imana ihari. Ihita ijya kwa Yesaya iramubwira ngo hari umuntu usenze ndamwumva, kandi byagorana ngewe ko anyumva, reka ngutume. Mbibutse ko hari abahanuzi bakuru hari n'abatoye, na Bibiliya irabivuga. Ariko mwumva ikinezeza ni uburyo Imana ivugana n'abahanuzi bakuru ari nayo ivugana n'abahanuzi batoya. Nta mana y'abakuru, nta mana y'abato, nta mana y'ababitaziyemo, nta mana y'abajejo. Nibatuze, nta murumuna w'iyacu nimwe nimwe nimwe. Ngo Yesaya araza aravuga tumva ko Uwiteka avuganye nawe kuko wayisabye. Hano harimo abantu baje kuyisaba kuko wayisabye. Kuko wayisabye. Yasabye Yesaya adahari, ariko yasabye yari ihari. Ntabwo inyuranyije n'icyo Hezekiya, kuko wayisabye kwikurengera. Kuri Senikerebu umwami wa Ashuri nta bifari impaye, nta burende impaye, impaye ijambo. Irambwiye ngo irabikwemereye. Haleluya. Mumere ikiganza ubwe ngo kuko wasabye kwikurengera, ijambo rya mbere irabyemeye. Kandi niba ibyemeye ntutekereze uko ugiye kurwana. Yateguye uko uri buze kurangiza urugamba, ugakira icyo ukakira icyo ukakira icyo. Ariko abasha gusenga dutere haleluya. Kuko wayisabye kwikurengera, iragize gute? Irabikwemere. Niryo jambo ryonyine Yesaya yazanye. Nta modoka bazanye, nta bifara azanye, nta burende, nta masaha. Ijambo ryonyine ndabikwemereye. Mubwire ngo iryo ngiryo riraje ririmo ibitari biriho bibeho. Muribuka wa mwana wabyawe n'abantu badakomoka mu bwoko bumwe, ngo bakamuta ku nzira, aho ni mu Bakorintereka, ngo kuko yagwawaga umwami we n'umuhetikazi, ngo bamuta ku nzira, ngo ntibamukuyeho reka, ngo habe no kumwambika utwahi, ngo n'umukungu we ntibawushari, reka da, ngo barigendere, ngo uko yagira gutega, ngo ariko Imana imunyuzeho ibona nubwo yanzwe we akwiye kubaho. Uzi ikintu yavuze? Yaravuze ngo genda ubeho. Hari supanete amusigiye, hari mitiweli, genda ugire gute? Mwumvisha hari asiranse amusigiye, hari ay'igikoma amusigiye, hari pamperisi amusigiye. Asize iki? Ijambo rivuga ngo genda ubeho. Muri baho y'Imana harimo pamperisi, harimo mitiweli, harimo muri bace ijambo Imana ivuze rikubiyemo bya niryo ritubesheje i Kigali, niryo ritutuje i Kigali, niryo ritwambitse, niryo ritugize abagabo, niryo ni naryo rituhagarika. Ni ijambo ryonyine ryavuzwe n'Imana, kandi yarivuze turi ahantu hasuzuguritse. Iri tuvugaho tutarize, ariko iravuga. Ivuga imiryango yarashize, ariko iravuga. Ivuga n'ababyeyi, ariko iravuga. None iryo yavuze riduhagaritse aho abafite ababyeyi batarahagarara. Abazifite ntimunyumve nabi, ijambo Imana yavuze rirusha agaciro diporome.
abazifite zikomezwa n'ijambo Imana yarivuzeho, ziheshwa agaciro ijambo Imana. Narababwiye ngo agaciro ka diplome si amanota ariho, agaciro ka diplome nicyo yinjiza. Use wayijyana kuri butike bakaguha isukari, diplome wayijyana muri banki bakaguha inguzanyo. Ariko yabwiye kuronga ijambo rimvuze nzakenyuruza abami, ijambo rikenyuruza abami. Nigeze njya ahantu mbaza abantu batanze, ndababaza ngo baza umuntu niwe uranze, ati ntago nkuzi n'ubwa mbere nkubonye, nari nkuzi kuri social media nturakoze. Niyo ndebye ubona mfite nk'imodoka zingahe? Arambwira ati ngereranyije mbona ari nk'ebyiri cyangwa eshatu. Abana Imana ishimwe ko atambonye n'ururuka moto. Ari ukuntu abantu bakureba, nukuri wakureba ntiyamenya ko bya bibazo bihari. Mubwire ngo Imana niguhisha ntukihishure. Hano harimo abantu Imana yahishe we, murya bigoranyira abahishe we, mwambara bigoranyira abahishe we. Ntawamenya ko baguhaye pirive, ntawakureba ngo abimenye. Mubwire ngo yaraguhishe ntukihishure, ntukishyire hanze Imana itagushize hanze. Ninde wamenya ko ugiye kwicwa na za retushi iyo tubonye tugira ngo wavuye Yesu? Ninde wabimenya? Takora cyo wagize umugisha ugira ka spray uhora uteramo, ninde wabimenya? Ubwire ngo ni Imana igihisha abayo ntibashire hanze. Haleluya. Aho twagendaniye Yesu we, niwigeze udutererana, niwigeze udutererana. Aho twagendaniye Yesu we, niwigeze udutererana, niwigeze udutererana. Hano hari ababitse ko itabatanya batera. Haleluya. Umva uko Biblia yavuze rero. Yesaya arigendera, Hezekiya nawe asigarana ijambo. Niki yasigaranye? Nasomye kiriya gice cyose, sinze gutinda ahantu hose, ahubwo ninde ku murongo wa 35. Uzi ukuntu havuze ngo mu ijoro ry'uwo munsi. Uwuhe munsi? Umwe Yesaya yatanye mu buhanuzi. Reka nimagine ko yabwakiriye ku manywa, Imana iza gusohoza ibyo yavuze mu ijoro. Yesaya yaje guhanura ku manywa. Kuki batavuze ngo mu ijoro ry'umunsi ukurikiyeho? Mu ijoro ry'uwo munsi. Imana ibundire nizakiremesho ikireme mu ijoro ry'uyu munsi. Kandi nukuri irabishoboye, kandi irabishoboye, nukuri ashoboye kubirema mu ijoro kuko yabivuze isi n'ibiyuzuye. Mu ijoro ry'umunsi Yesaya yahanuye ngo yohereza marayika, ngo yohereza usome birango aracomoka. Yaracomotse mu ijoro, ngo aracomoka, ngo araza yinjira mu ngabo za Senikerebu. Naratangaye ko marayika yishe ingabo za Senikerebu, abandi bari uzana irwana urugamba ntakangurwe n'urugamba Imana iri kurwana.
uzi ko Imana irwana abaturanyi basinziriye. Kandi reka mbivuga nk'ijambo ry'ubuhanuzi, ugiye kubyuka uhure n'imirambo y'ibyakurwanyaga. Ugiye kubyuka uhure n'imirambo y'ibyakurwanyaga. Hari ibintu byakurwanyaga, Imana igiye kubyica. Imana igiye kurangiza ibyakurwanyaga utabigizemo uruhare. Wowe uruhare rwawe wasenze, Imana ivuga kwisha, igiye kurangiza ibyakurwanyaga utabigizemo uruhare. Ngo mu gitondo cya kare, ngo mu gitondo cya kare, Hezekiya abyutse hamwe n'ingabo ze, ngo basanga ingabo za Senakeribu zose, ngo basanga zabaye imirambo. Reka mbabwire ko zitishwe n'ingabo za Hezekiya, ahubwo zishwe n'ijambo Uwiteka. Haleluya. Hezekiya ntawe yishe, umusirikare ntawe yishe, ahubwo bishwe n'ijambo Imana yavuze. Mumbere ikigazo ubwira ngo basi urabyumvishe, si byo ngibyo. Abyuka asanga ari iki? Niba marayika yarafataga mu gakanu, ntumbaza aho yafataga, ntabwo nari imari, ariko ngo yarazikindaguye ijoro ryose. Muzi ko Senakeribu atishwe na marayika, yishwe n'abahungu be. Hezekiya ngo ntabwo yigeze arambura ukuboko kuri Senakeribu, oya, ahubwo Senakeribu ngo amaze kubona ingabo zirangiye, ngo yahise ajya iwabo, ajya gutarambira igitambo ibigirwamana bye. Ngo agezeyo abahungu be bamusanga mu ngoro y'ibigirwamana, ngo bagira gute, bamwiciramo aho ngaho. Hezekiya urugamba rurangizwa n'iki? Nuko yasenze, Imana iravuga. Kandi reka nkubwire, muri wese afite urwo ari kurwana, ariko Imana yabantumyeho irambwira ngo nze mbabwire ngo nimuhumure, ubuzima bwashariraga bugiye kuryohera. Uko Bibiliya yavuze mu bantu, havuze ngo bahamagara umugaragu w'Imana Elisa, baramubwira ngo nubwo uyu mudugudu ubona ari mwiza kandi uri ahantu heza, ariko ufite ikibazo. Amazi yaho agira gute? Ararura. Nibyo natangiye mvuga, uko usa n'uko umeze ni umudugudu mwiza, ariko imbere harasharira, hararura. Kandi ubizi ni nyiri umudugudu. Iyo urebeye inyuma ni ukuri pe, mubwiye ngo urebeye inyuma urabona hari ikibazo mfite koko. Ariko bamenya ko uyu muhanuzi afite ubutware n'ubushobozi bwatuma gusharira kw'aya mazi bihinduka. Baramubwira ngo nturebe, dutuye ahantu heza, umudugudu ni mwiza, naho uri ni heza, ariko amazi yaho, amazi asobanura ubuzima. Iyo umuntu abuze amazi mu mubiri mubwire ngo nubwo usa neza, uteye neza, ariko ubuzima burasharira. Wambaye ka made in Rwanda nk'aka kanjye, ariko ubuzima burasharira. Ni bwa buryo duhisha mu mudugudu usa neza, ariko imbere hasharira. Ariko mbi kigiye gukorwa. Ese mwazanye ibyo koze cyane? Ngo arababwira ati ntimuvunike, nimunzanire imbehe nshyashya, muzane n'umunyu, kuko amazi yo yari ahari. Ngo afata wa munyu, ajya hehe?
ngo ajya ku isoko. Gusharira k'ubwo buzima bifite intandaro, bifite isoko y'aho bituruka, kandi Imana ntiyarangiza gusharira kw'amazi itagiye ku isoko amazi aturukamo. Basi kuki tugihangana n'ingaruka za covid? Nuko covid itagihari. Hari umuntu uhangana n'ingaruka z'ikintu kigihari? Birashoboka ko umuntu yahangana n'ingaruka z'intambara kandi intambara igihari? Habaho guhangana n'ingaruka z'intambara kubera ko intambara itakigize gute? Itagihari. Abanyarwanda tuhanganye n'ingaruka za jenoside ariko kubera ko itakiri hari, abo yari hari, dusigara duhangana. Haza agacaca. Izo zari ingaruka zasizwe na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Dusigara duhangana n'ingaruka no kubaka ibyo yasenye, ariko kubera iki? Yarahagaritswe. Mwumve rero, ntabwo Imana yaza guhangana n'ingaruka zasizwe n'ubukene kandi ubushomeri bugihari. Irabanza ikureho icyazanye ubukene, irabanza ikureho impamvu yatumye winjira mu madeni. Nimara gukuraho impamvu yatumye winjira mu madeni, isigara ihangana n'ingaruka zasizwe n'amadeni. Niyo mpamvu umuntu abona akazi akamara amezi 6 ataranaguhamagara ngo akugurire fanta. Uzi impamvu? Abagihangana n'ingaruka zasizwe n'ubushomeri. Udende two muri butike, uzi ko ashobora kumera amezi 5 ataragurira ipantaro, atarigura ipantaro. Kubera iki? Aracyahangana n'ingaruka zasizwe n'ubushomeri. Mubwire ngo mbere yuko Imana ihangana n'ingaruka, ibanza ikureho icyatumye izo ngaruka ziza. Iyajya ku isoko. Impamvu yo gusharira kw'amazi iri ku isoko. Kandi birabaza ngo ntabwo Imana yica gitera, ahubwo Imana yishikira gute ikibitera. Ikibitera kiri mu isoko. Imana igiye kwinjira mu isoko. Imana igiye kwinjira mu isoko. Imana igiye kwinjira mu isoko y'icyo kibazo y'ubwo buzima. Irinjira mu isoko niho iri bwinjire. Nawe nibakubaza kuki uzura amahoro, nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. mubwire ngo ugiye kuririmba izitandukanye n'izo wari umaze iminsi uririmba. Reka babwire indirimbo zigiye guhinduka. Yenda mubwire ngo izo waririmbaga zari iz'agahinda n'amaganya, ariko indirimbo zigiye guhinduka. Naho umuharabuze ngo komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyakibatsembwe atazongera kunyura iwawe ukundi. Imana igiye guhinduranya ibihe. Imana igiye guhinduranya ibihe. Ndahamya neza ko ntacyo bidutwaye, twezeranye nawe duse abantu babiri. Ntimuze guhaguruka, sinkeneye ko muhaguruka ngo kugira ngo byemeze ko ari yivuganye nanjye, oya. Ariko hano harimo abantu babiri Imana ibakuyeho kugenda bihisha. Icyatumaga mugenda mwihishe Imana irakirangije. Impamvu yo kwihisha ihikuyeho. Uzi kugenda kare ugataha utinze, kugenda kare ugataha utinze. Nawakwiringiye Imana imure mu kirere,
aragenda ajya ku isoko ashyiramo wa munyu, ngo amazi arahumanuka na bugingo n'ubu. Hari ikibazo Imana igiye kurangiza kugeza ku rwego uzajya ukibuka nk'amateka, uvuge ngo cyabikoze. Ntimugirire icyizere ngewe, mugirire icyizere Imana mwaje imbere. Mumpera ikiganza umubwire ngo hari ibintu Imana igiye kurangiza ujye ubyibuka nk'amateka. Nabayeho nicwa n'inzara, inzara irandya, ngera ku rwego umwana wanjye njya kumucumbikishiriza kwa sekuru. Nabaye mu buzima bugoye, ariko uyu munsi kereka navuze ngo nabuze umwanya wo kurya, kereka niyirije, ariko mu bintu ntasengera, sinasengera ibiryo. Kandi niba ukibisengera ntunyumve nabi, nanjye narabisengeye. Reka nkubwire ko yabimaye nawe yabiguha ukajya ubyibuka nk'amateka. Niba hari ikintu nabaye mu buzima ntira imyenda, bamwe bakantiza bakambwira ngo mbyine gake ntabacira amapantaro niyo yonyine bafite. Niba hari ikintu ntasengera, sinasengera imyenda. Yenda sinambara ihenze nk'iyawe, nambara inganya n'ubushobozi bwanjye, ariko sinasengera imyenda. Yenda sinambara neza nkamwe kuko njyewe mvuye mu cyaro vuba, ariko ndagerageza bijyanye n'ubushobozi bwanjye. Ntabwo nasengera, ariko hari igihe nayisengeye. Mubwire ngo hari ibintu ugiye kujya wibuka nk'amateka, birangiye kuri iyi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10. Urajya wibuka ubushomeri nk'amateka, uvuge ngo ariko narashomye wa, yewe narashomye, ubyibuke nk'amateka akomeye bakiri mu bushomeri. Mubwire ngo uwo mudugudu ugiye guhinduka, amazi yashariraga agiye kuryohera. Uzi guhura n'umugabo yivugisha mu nzira abara ibidahari, ura ntago abari gusharirirwa. Ubu ntureba hari abantu batuje barahangaha, ari kubona amasaha agenda afata, ariko amasaha ari kubera aribuka ahantu ari buze gutaha, akumva yakwigumira mu rusengero. Hari igihe nabaye mu buzima nkajya numva ntabwo twasoza amateraniro. Turayasoza ngehehe, kurara muri eto Kicukiro kandi hakiri ku manywa. Numva bakongera amasaha kugira ngo nibura ndebe ko amasaha yakwicuma. Mwese nari kujya muri eto saa 11 ko ninjiragamo saa 7 z'ijoro. Mwese nari kurara muri toilette hano kuri Ruwanje Gikondo saa 12 ko nayijyagamo saa 6 saa 7 n'abantu bakinyura ku muhanda. Nari gusoza nkajya he? Uskwari igihe umuntu atinda ku rusengero atari uko hakunze, ahava ajya he? N'ubundi ko nahavaga nkajya gushyiraho urugero rwo kugenda n'amaguru kugira ngo ndebe ko bwakwira. Uzi kugenda unaniwe ushonje, utazi naho uri kujya. Kandi wandebera inyuma ntumenye ko ndara muri toilette. Ninde wari uzi ko ibyo kurya byo muri puberi se nabo twarabanaga ko batari babizi? Ninge wari ubizi ko ncunga ahantu bashyize umufuka kwa kundi mushyira ibintu ku gipangu mutegejwe mo twazabitwara nkacunga nagira ushangazanga harimo kawunga. Narabiriye haruguru ku giporoso, haruguru ku cya Mitsingi, ari kuri korotire. Ntabwo ndi kubabwira anko nta uhari, sindi kubabwira ma uhari,
sindi kubabwira amaboko y'amashuri ntayo, sindi kubabwira imbaraga z'amafaranga ntazo, simbabwira imbaraga z'imiryango yashize 94, ndababwira imbaraga z'Imana igihindura ubuzima bw'umuntu. Abantu bakabona Imana yabikoze. Nabonye umuntu upfapfana afite famiye zikomeye, ariko nta muntu wapfapfanya afite Imana. Nawe ndabona kuva mu muryango mwese ntabwo byakubakira urugo rwiza. Ayo wiza ntabwo yakugeza aho ushaka kugera. Ariko nabonye Imana igivana umuntu ahantu hasuzuguritse ku cyavu ikamwicaza nyine abakomeye. Ariko mwajyumvishe we ntiyakagira ugusuzugura waramenye Imana. Ntabwo byakunda. None uwo babwiye ngo ntazikamira nayimbwa, uyu munsi arubatse afite umudamu n'abana. Abamubwiye ngo ntatazimarira, uyu munsi baramwubaha. Guhungira ku Uwiteka bigira umumaro kuruta guhungira ku bakomeye. Mvuga ibintu bike dusenge. Ko mukajya mfite ivugabutumwa i Remera. Ntabwo nzababwira Imana nasomye mu bitabo. Ntabwo nzababwira Imana yo muri teoloji. Nzababwira Imana amaso yanjye yabonye. Haleluya. Uyu amaso yacu yabonye, y'amatwi yacu yumvisha, izacu zakozeho. Ntihagire ukurebera mu bihe ngo agusuzugure. Aho wicaye ntihatume usuzugura abandi ngo nuko wicaye aho ngaho. Narababwiye ngo ahamanuka hose harazamuka, ahazamuka hose haranamanuka. Imana iturebera, aho tutareba. Imana iturebera, Imana iturebera aho tutareba. Imana ivuga iherezo kandi ihagaze mu itangiriro. Ngo ni Imana ireba mu nda y'ingumba. Yarageze ikabana mishanga kandi ari inda y'ingumba, ariko yo yaba murabishaka. Imana ikureba uri mu ishyamba ikabona uri igikomangoma. Yarebaga Dawidi ari mu ishyamba ikabona abana umushumba barabona ari umwami. Icyo bakubonaho si cyurico, icyo bakwita ntabwo cyurico, icyo Imana ikwita ni cyurico. Amazina bakwiyaba baguhasiyo yawe. Kandi mbibutse ko izina ryazanywe n'igihe rihindurwa n'ikindi gihe. Dawidi ari mu ishyamba yitwaga umushumba, ariko Imana imukuye mu ishyamba yitwa umwami. Wirwana no guhindura izina igihe kitararihindura. Numvisha Imana tuzamura amaboko tuyishimire. Tuzamura amaboko tuyishimire. Ndayumvisha tuzamura amaboko tuyishimire. Hari abantu Imana igiye kubohora muri iri teraniro. Asikotifosa tarasi enefor drasiwa. Prophesy. Prophesy. Mujya mubona iyi imvura yaguye ukuntu imigende imwe n'imwe yuzura ibintu by'ibisayo n'iki.
mbonye umuntu ari gusibura imigende, numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo hari abana amayira yabo yari yarasibwe n'abandi bantu, ariko Imana irambwiye ngo igiye gusibura amayira yasibwe n'abantu. Hari abantu bagusibiye amayira, barayasiba baguteranya n'abandi, uzi ko umuntu agusubira amayira aho wari warubashywe bakagusuzugura, uzi ko umuntu agusubira amayira aho kuvugana, ariko Imana irambwiye ngo isibura amayira yari yarasibwe. Uzi ko umuntu agusubira amayira ubukwe bwari bugiye kuba bugapfa. Mumere ikiganza umubwire ngo Imana iguha umuntu kuvuga neza aho utari. Pasa tuziza abantu batuvuga nabi aho tutari. Nta muntu kuvuga nabi muri kumwe, umuntu wese akuvuga nabi mutari kumwe, ariko Imana ishyiraho umuntu kuvuga neza aho utari. Pastor, inshuti nyanshuti, inshuti nyanshuti iyo muri kumwe ikubwira intege nkeya zawe, iyo muri kumwe ikubwira defo zawe. Inshuti nyanshuti iyo muri kumwe ikubwira intege nkeya zawe, aho mutari kumwe ikavuga imbaraga zawe. Inshuti nyanshuti ikubwira amadefo yawe muri kumwe, aho mutari kumwe ikakuvuga imbaraga zawe. Ariko indyari ikuvuga neza muri kumwe, aho utari kakuvuga nabi. Mubwire ngo birashoboka ko mutaziranye, ariko mumbarize umubwire ngo aho ntari umvuga gute, ntunazi wamusanze ahangaha ntiwanamurenganya ntakuza, ariko birashoboka aho ntari mumvuga gute. Haleluya. Mana nzagushimisha umutima wawe, Zavuga ibigwi by'amaboko yawe, Zavuga ineza wangiriye. Mana we, cyane byari bikomeye warahinduye Mana. Imbere yacu hari hacuze umwijima w'icuraburindi, hirya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa. Mana we waje nk'umurabyo uraduta, waje nk'umurabyo uraduta. Bya bihe warabihuye Mana. Imbere yacu hari hacuze umwijima w'icuraburindi, hirya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa. Mana we waje nk'umurabyo uradutabara, waje nk'umurabyo uradutabara. we wicaye ku ruhande turebana ufite tentire mu mutwe, haguruka nkubwire ukuntu Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo ikurinze kujya muri gereza ushinjwa uburozi. Ikurinze gufungwa ubesherwa kwica umuntu ngo wamuroze. Mbonye umuntu ava ahantu bamuroze, anyura iwawe. Abamubonye ava iwawe nibo bavuze ngo yaravuye kwa runaka, ariko Imana ikurinze ku biciro ry'imigani. Imana ikurinze. Hari umuvandimwe washimye Imana, nibaza ko abantu bashimye Imana ko babonye porozwari ni babiri, harimo umutipe n'umukobwa. Wa musista washimye Imana ko yabonye perimi ari hehe? Haguruka porozwari, haguruka. Imana
Imana irambwiye ngo nkubwire ngo nubwo uri inaha ngaha uhari nk'umushyitsi. Wowe hari nk'umushyitsi, Imana igiye kugushyiriraho inzira zituma ugenda, kuko umugisha wawe nturi inaha ngaha. Ijambo rya kabiri, ugiye kwakira telefone y'umugisha. Ugiye kwakira telefone y'umugisha. Haleluya. Kandi reka mbivuge kuko numvise ijwi rimbwira ngo nkubwire ngo imigambi yabo ntizahama ku buzima bwawe. Imana ifata wari umuzamu kandi akawutambagizwa n'uwari ugiye kumwica. Imana ifata wari imfubyi ikamugira umwamikazi. Imana ifata wari muri gereza ari we Yosefu ikamugira umwami, premier ministre. Uzi ko Yosefu yabaye premier ministre mu gihugu kitari ikiwabo. Reka mbibutsa akantu nigeze mbabwira ngo hose ni mukwayo. Hose ni hehe? Niyo mpamvu igutuza ishatse ikagushyiraho ishatse, yimura bishatse ikicaza bishaka. Kubera iki hose ni mukwayo. Haleluya. Ntabayibaza ngo ibyikoze ni ibiki. Mubwire ngo hari ibintu igiye gukora abantu bibaze ngo bigenze gute, binyuze mu zihe nzira, ese atabawe gutazamutse gute. Uzababwire ngo ni Imana ibikoze, ni Imana ibikoze. Isoko yarahumanutse, abantu baheruka amazi arura, bagiye kuza basanga amazi yarahumanutse, baheruka. Hari abagiye kuguhamagara basanga aho wari utuye ntukihatuye. Hari abagiye kuza bagutunguye bagira ngo uhora mu rugo, basange wagiye mu kazi. Ubabwire ngo hoya, ntabwo ari igihe cyo kuba mu rugo. Muntegereze turabona namvuye muri pause. Mumere ikiganza ubwire ngo aho bagusize ntabwo ariho bazagusanga. Mubwire ngo aho bagusize siho bazagusanga. Bagiye gusanga Imana yakwimuriye ibyicaro. Barasanga Imana yaguhinduriye karitsiye. Uyu mwaka utararangira hari abantu Imana yimuye aho bari ibatuza ahandi hantu. Kandi munyumve, harimo abantu batari buke mu mazu bajyanyemo ibikoresho bari bafite. Uyu mwaka utararangira hari abantu Imana iremeye ibishya, kuko icyatumaga amazi arura Uwiteka yagikuyeho. Ubisoko igiye kuryo. Amazi yasharira urisiga ntibakubenguke. Amazi yasharira ujya kuri regime ntibabibone. Amazi yasharira ushyiraho dread ntibabibone. Amazi yasharira ushyiraho coupe ntibabibone. Amazi yasharira ushyiraho naturere ntibabibone. Amazi asharira wisiga makeup ntifate. Amazi asharira wambara ibiri kuri simoni. Amazi asharira. Amazi arasharira ugasasa modeli zose umugabo akabona birajagaraye. Amazi asharira akayata ubwo buraya wabukuye hehe. Amazi asharira. Amazi yashaririye. Amazi yashaririye. Amazi yashaririye. Nushaka uzana izo wasomye mu bitabo ntago zikora, ariko amazi yahumanutse. Amazi ya erega harimo ababyumva amazi yashariraga. Ariko uyu munsi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 amazi agiye kuryohera mu izina rya Yesu. Akira tugiye gusenga. Amazi agiye guhumanuka. Hari abantu birutse ku byangombwa biranga batanga aribyo batanga biranga. Amazi agiye guhumanuka. Ongera umubwire ngo agiye guhumanuka.
agiye guhumanuka. Haguruka umubwire ukuri Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo ikuremeye izina rishya, iguhaye izina rishya. Ijambo rya kabiri, mbonye umuntu akuzitura umugozi wari ukuziritse. Wagendaga ariko ntutere intambwe ebyiri ngo zikomeze. Nabonaga hari imbaraga zigukurura, wagenda zikagukurura. Numva ijwi rirambwiye ngo hari umugozi Imana iciye ku buzima bwawe watuma gutagera aho ushaka kugera. Nta gitinda mu ntoki, ibintu bitaramba. Hari umugozi Imana iciye, kandi ni ukuri pe, ubuhamya bwawe bugiye gutangaza abantu. Ariko nkwinginge natwe twumvireho, ntuzibagirwe. Imana izakugirira neza. Njya numva ngo umuntu akagira abaja n'abajajabye, abaja n'abagaragu. Ntuzibagirwe. Ntihazagire ukugana ngo ubabaye ngo uziture imbwa. Uzakugana uzamwakira uko ari. Wowe uzagira ibintu bikwitirirwa, apana byanditse ku wundi muntu. Uzagira ibintu bikwitirirwa, kandi kurinze kanseri yo mu ibere. Ndashaka ko dusenga. Ntabwo ari inzira yoroshye gukurikira Yesu, bakuyobora inzira ibikomeye azakora. Hano harimo umuntu amaze igihe atazi umuntu w'ahana. Ntuzi ngo ariho, ntuzi ngo yarapfuye, wayobewe irengero. Ariko numvise ijwi rimbwira ngo uwo muntu agiye kuza atunguranye, agiye kuza. Mushumba, ugiye kwakira kado iturutse mu Bufaransa. Hari kado igiye kuva mu Bufaransa. Hari kado Imana iguhaye iturutse mu Bufaransa. Kandi mbonye abantu bishya mu Rwanda, bataba mu Rwanda, bagukorera ikintu kinazaneza umutima wawe. Abashyize hano Pastor, Imana igiye kukubakira ubuzima kugera ku rwego utahangayikishwa n'itorero ngo unahangayikishwe n'ubuzima bwo mu rugo. Imana igiye kubaka ubuzima bw'umuryango wawe kugera ku itorero atari ryo rizafasha urugo rwawe, ahubwo urugo rwawe ruzafasha itorero. Reka mbisubiremo, ntabwo itorero rizatunga urugo rwawe, urugo rwawe ruzatunga itorero. Wowe ntuzakora bizinesi, ariko umugore wa Imana imushingiye bizinesi, imushingiye ikintu cyo gukora. Imana igiye gukora ibintu kandi ibikora uwo utazi ukuntu bigenze. Abantu bishyiraho ngo turashaka kuremera umugore mu murimo w'Imana, ikakora. Kandi Imana ikuzaniye umuterankunga w'umwana. Hari umuntu ugiye gutera inkunga umwana wawe yiga. Uwo muntu usohotse mubwira ahagarara aho ngaho ageze, arahita asohoka ntacyo. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ikurinze kugwa muri borodire. Kandi Satani yarabikoze utaha, ikurinze kugwa muri borodire ukavunika igufa ry'akaguru. Kandi wari umugambi wa shitani. Mbonye ufatwa n'isereri uri kugenda.
ugiye kwiramira ushiduka waguye muri brodire uvuni kugira ngo uvemo wavuyemo bagukuyemo baguhitira kwa muganga igufa ry'akaguru ryavunitse. Imana irambwiye ngo ikurinze iyo mpanuka y'amaguru ugenda n'amaguru aho kubona umuntu atashe bakagusanga kwa muganga bari kugushyiraho sima. Imana irinze iyo nkuru mbi, Imana ikuhe icyo kintu. Kandi hari amarira Imana iguhojeje, hari amarira Imana iguhojeje, hari amarira Imana iguhojeje. Imenya mu mutima ireba mu mutima, hari amarira iguhojeje. Imana iguha umugisha, genda ujya aho wari ugiye. Ndashaka ko dusenga. Abazanye amazi na wa munyu tugiye gusenga, ariko mu buryo tugiye gusengamo ubundi dusoze. Mumere ikibazo mvugire ngo ubuzima bwashariraga bugiye kuryohera. Hano harimo abantu batakarijwe icyizere kubera ibihe banyuzemo. Numvisha Imana imbwira ngo igiye gukora iherezo batakarijwe icyizere. Igiye gukora amakwe ihereye ku bantu batakarijwe. Ariko mwanyumvishe, hari abantu igiye kubakira ingo kandi ihereye ku bantu batakarijwe icyizere kubera ibihe banyuzemo. Hari uwakira ibyo bintu ngo atange banatore. Haleluya. Kandi numvishe Imana imbwira ngo ibyari byarasenyutse irabyubatse. Ijambo rya kabiri, hari ibindi bintu iremye bitari bihari. Mubwire ngo muri tano hari ikintu Imana iremye kitari gihari.